Abantu benshi barwaye depression suko babuze amafaranga ahubwo nuko batinyutse kwiyanga. Ndabize wakuze wumva aya magambo, mama wawe, papa wawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe ndetse naho wakuriye. Reba uko usa, utekereza iki, nta kintu uzigezaho, ntacyo wimariye. None waracecetse, warabyemeye, waratuje, waracecetse cyane. Utekereza ko uri gucisha make ariko nyamara uri kwiyanga. Utekereza ko uri kwihangana nyamara uri kwisenya. Ariko reka nkubwize ukuri kwambaye ubusa, ntacyo uzageraho utangiye kwemera kwiyanga. Nta n'umwe uzakubakiraho wisenyera, nta n'umwe uzaguha icyubahiro niba wowe ubwawe utakiha. Ni wowe ugomba kwivugira imbere y'abandi, ni wowe ugomba kwihagararaho mbere y'amagambo y'abandi, ni wowe ugomba kwemera uko uri uwo mbere y'uko isi kwita uko yishakiye. None reka nkubaze, uracyemera gukomeza kwiyanga cyangwa uriteguye kwibohora no kubaho nkawe wowe nyirizina? Ubikora utabizi ariko niko wiyica. Ubikora buri munsi ariko si wowe wenyine. Isi yuzuye abantu bihisha imbere y'amaso y'abantu, bihisha imbere y'ubwoba, bihisha imbere y'isoni, ariko nyamara ntibaba bazi ko ibyo bakora ari nko kwiyica gahoro gahoro. Wibwira ko kuba wiceceka igihe cyose ari ubwitonzi? Oya, rimwe n'ubwoba. Wibwira ko gusubira inyuma igihe cyose uvuga ukuri kwawe ari ubwenge? Oya, rimwe n'ukwiyanga. Ubikora utabizi ariko niko wisenya. Ubikora utabizi ariko niko wiyanga. Abantu benshi barwaye depression suko babuze amafaranga ahubwo nuko batinyutse kwiyanga. Nuko bemeye amagambo mabi babwiwe bakiri abana, nuko bemeye ko kuvugwa nabi bivuze ko ari bo babi cyane, nuko babaye imfungwa z'ijwi ry'isi ribabwira riti uri mubi, uri inashoboka, uri umunebwe, uri imburamukoro. Nabo barangiza bakabyemera, bakabigira ukuri, bakabaho batagihumeka, bakabaho barapfuye imbere mu mutima. Ariko noneho ndagusabye ngo haguruka wiyambure uwo mwenda w'isoni, haguruka uce uwo mugozi wakuboheye ku marangamutima mabi. Nta n'umwe ukuyoboye kugira ngo umwemere, nta n'ubwo ugomba kwisenya ngo ukundwe, ntabwo ugomba kwisobanura cyane birenze ngo wumvikane. Oya, uri igisubizo, uri intandaro y'impinduka, uri impano. Iyo wowe ubwawe utabibona isi irabiguhisha, iyo wowe ubwawe utabyemera abantu barabirwanya. Reka nkwibutse, wavutse uri mwiza, wavutse uri wowe, wavutse uri impamvu. Iyo wowe ubwawe utagishaka kubaho nkawe urimo wica impamvu Imana yagushyizeho. Rekeraho kwiyanga, rekeraho kwisobanura ku mpano yawe, rekeraho kwiyemera mu mibabaro, tangira kwiyubaka mu kuri kwawe. Ubikora utabizi ariko niko wiyica. Rekeraho kwiyanga wowe ubwawe. Kwiyanga ntabwo bivuga kutishimira amafoto yawe, kwiyanga si ukumva ijwi ryawe ridasobanutse. Kwiyanga ni uburozi bwitonze, bukwinjira mu bwonko bukagutera kwifata nabi, bukagutera gusaba imbabazi buri gihe niyo ntacyo wakoze, bukagutera gutinya kuvuga uko wumva ibintu ngo hato hatazagira uwumva nabi. Kwiyanga ni umwanzi wawe ukurimo mu mutima. Iyo wowe ubwawe utiyemera nta n'umwe ushobora kukwemera. Iyo wowe ubwawe utiyemera nk'umugabo nta mugore uzaguha igisubizo. Iyo wowe ubwawe wiyanga nk'umugore nta mugabo uzakubona nk'igitangaza. Buri wese yicaye akureba uko wifata ngo atangire yiga uko kwitwaraho. None niba wowe ubwawe wiyanga, abandi bazakwita icyo bashatse, bazagutera imitego y'amagambo, uzayemera ubundi ugahinduka igicucu cy'ukuri kwawe. Ese aho ntabwo ubayeho muri ubwo buryo? Reka nkubwire, kwiyanga niyo nkingi y'ubucakara bushya. Si ingoyi z'icyuma, ni ingoyi z'ubwoba, ni ingoyi z'isoni, ni ingoyi z'ijisho ry'abandi. Ni ubucakara bwo kubaho abantu bagushaka aho utari, aho utishimiye, udakwiye kuba, ariko kubera ko ushaka kwemerwa ukemera kubaho utari. Kwiyanga ni ugukora ibishimisha abandi ariko bikakwicira imbere heza, ni ugusakuza mu bandi ariko imbere mu mutima urira, ni ukumwenyura mu maso y'abantu ariko ukaboroga mu bwonko, ni ukubaho ubabaye ukabihisha. Ntabwo uzabaho neza wemera kuba igipupe cy'abandi, ntabwo uzashimishwa no kubaho nk'uko bashaka. Bazahindura ibyo bashaka buri munsi ariko kuri kwawe ntabwo guhinduka. Emera uwo uriwe kuko nawe uzabaho nkawe. Ntuzongere kwiyanga kubera amakosa yawe kuko nayo ni igihe cy'urugendo rwawe. Ntuzongere kwiyanga kubera amagambo yavuzwe na mama wawe, papa wawe, inshuti zawe, umwigisha wawe, umukunzi wawe. Bose ni abantu. Wowe uri igikorwa cy'Imana, uri igitekerezo, wowe nyine urahagije. Ubikora utabizi ariko niko wiyica. Ubikora buri munsi ariko niko wigira igikoresho. Ubikora nk'umuco ariko niko usenya ubugingo bwawe. Reka kwiyanga, reka kwiyanga, reka kwiyanga. Wihagarareho, wihagurukire, wivugire, wikunde, wisige, unisimbure. Witwaze ukuri kwawe nk'inkota kuko isi ntizabaho uburenganzira bwo kubaho nkawe niba wowe ubwawe utabihagurukira. Reka nkubwire bwanyu, kwiyanga si ubupfu, kwiyanga si ukwicisha bugufi. Kwiyanga ni uguca igiti cy'ubuzima bwawe witwaje icyuma cy'amagambo y'abandi. Niwanga wowe ubwawe isi izakwita umwana. Niwemera kuri hasi bazakujugunyaho imyanda yabo. Niwemera kutari ngombwa bazagutera ivumbi ry'inzozi zabo. Ariko niba wibohoye, niba wemeye kuri uriwe, ubwo nibwo buzima bwawe butangira. Nuko rero nshuti yanjye wumva aya magambo, niba wumva biri kukuvugisha, niba wumva biri mu rugendo rwawe, kanda subscribe, kanda like. Nibwo buryo bwawe bwo kuvuga uti ndahari, ndumva, ntabwo ngiye kongera kwiyanga ukundi.
kuko ibi byose bikozwe ku bwawe wiyanga buri munsi, ku bwawe ushaka kubohoka. Turi kumwe mu rugendo. Ndakwifuriza kwivumbura, kwibohora no kwisimbuza version yawe ya nyayo. Ntuzongere kwiyanga. Kanda like, kanda subscribe kuko ubuzima bwawe bufite agaciro. Isomo ry'ubuzima, motivation in Rwanda, Rwanda Event TV. Ugira amahoro n'amafaranga, ndabakunda.